ukoze mu buryo bwa etaje. Imana iramubwira ubugari bwayo ko buzaba bungana, uburebure ko buzaba bungana, hanyuma n'uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'umurambararo n'ubugari. Ibyo byose muzajya mubisoma muri iki gitabo, si ngombwa ngo tubyinjiremo cyane ariko birimo. Hanyuma Imana imubwira uburyo azashyiramo amadirishya, hanyuma ikindi muri iyi nguge Imana imubwira ko azacamo umuryango umwe. Biratangaje cyane, harimo amagambo ari filozofi, harimo amagambo akomeye. Igitangaje nuko uyu muryango umwe niwo wagombaga kunyuramo abantu, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, kandi uyu muryango niwo wagombaga no kunyuramo injangwe n'imbeba. Ariko kubw'amategeko yagengaga inguge byanyuragamo nyine. Imbeba ikareba injangwe kayibwira ati rwose wari kundya, ariko uzitiwe n'amategeko agenga iyi nguge. Bene data, muri Yesu ntabwo tuharyanira, muri Yesu turuzuzanya, muri Yesu nta munyangiro ibamo, muri Yesu nta butu n'ubututsi n'ubutwa bubamo, muri Yesu ni mu rukundo, muri Yesu ni ukwicara abantu bagakemura ibibazo bafitanye. Amabwiriza agenga kwinjira mu nguge, ibyo gukankamirana, ibyo kumarana, iby'amashyari n'inzangano ntibiharangwa. Ntiturushwe rero ubwenge n'injangwe n'imbeba byanze kuryana mu nguge kubw'amategeko yagengaga iyi nguge ya Nowa. Imana itugirire neza. Hanyuma ndagira ngo rero mvuge ibintu bitatu, ariko kandi ntaranabigeraho. Nowa yumvira Imana atangira kubaza. Ndagira ngo mbabwire ibintu bitatu bikomeye bishobora gutuma uva ku rwego rwo kuba igitangaza ukaba igitangarirwa. Icya mbere ni ukunda Imana, ukunda Imana cyane. Ikintu ukunda cyane ugiha igihe, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yohana 3:16. Imana ni urukundo, matsiyeri zayo ni urukundo. Niyo mpamvu nimba tuvuga ko tuzi Imana dukwiriye gukundana kuko Imana yadukunze. Hanyuma principe y'urukundo ni ugutanga ikintu cy'igiciro ujye utaruwe igiciro. Imana yaradukunze iduha umwana wayo aradupfira, nta kiguzi nta kindi. Urwo rukundo rero natwe dukwiye kurwerekanisha gukunda Imana. Imana itugire neza. Icya kabiri ni ukubaha Imana. Kubaha Imana ni uguhura n'igituma usambana ntusambane, wahura n'igituma wiba ntiwibe, wahura n'igipima imbaraga ukaragaragaza imbaraga, wageraho ukuri gusabwa ukagaragaza ukuri. Abantu benshi bamenyereye gukiranukira abantu bareba, bakunda gushimwa n'abantu. Ariko ndagira ngo mbabwire, aho gushimwa n'abantu mureke dushimwe n'Imana. Imana ishimwe. Abantu badukunze batwemeye ntabwo batwemeza Imana, ariko Imana itwemeye yatwemeza abantu. Nimushishikarire kumenywa n'Imana ibamenyeshe abantu, ariko nimushaka kwemerwa n'abantu rwose ntabwo bazabemeza Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma icyo ni icya kabiri cyitwa kubaha Imana. Yosefu yubahaga Imana, yahuye n'igituma asambana mu cyumba we na muka Potifari ari babiri ntawabarebaga, ariko kuko yubahaga Imana mu mutima we aravuga ngo nubwo ntawe undeba ariko ijisho ry'Imana ryo rirandeba. Imana ishimwe. Hanyuma icya gatatu ni ukumvira Imana. Turabisanga mu Itangiriro aho Aburahamu Uwiteka yamutegetse atitaye ku myaka yamaze atagira umwana, ariko Imana imutegeka kujyana umwana w'Isaka ku musozi kugira ngo amutambireyo. Ariko uyu Aburahamu ashyira ku munzani urukundo akunda Imana n'urwo akunda umwana. Gukunda Imana bipeza gukunda umwana we, aramufata amujyana ku musozi Moriya kumutambirayo. Hanyuma niho Imana yamuhamagaye mu Itangiriro 22 iramubwira ngo wajya kumbwira ko nkunda simbyemere, ariko kuko ugenje utyo, haleluya, no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kogeza izina ryawe nzogeza izina ryawe, nzaguha umugisha, uzakwifuriza umugisha, uzakuvuma azavuma, kandi muri wowe nimwe amahanga yose azahererwa umugisha, kuko unyeretse kunyumvira ntunyime umwana. Bene data, mureke tubeho mu buzima bukunda Imana. Kabiri, twubaha Imana. Gatatu, twumvira Imana. Nibwo tuzagera kure hashoboka.
abantu bumvira abantu ariko kumvira Imana byarabananiye. Hanyuma twihute cyane tugere ku bintu bitatu Nowa yakoze bikomeye ari nabyo byatumye abo ku bwa Nowa batumva. Imana imaze kubwira Nowa uburyo azubaka iyi nguge cyangwa azayibaza, hanyuma iramubwira ati kandi uwo murimo uzajya ukora ariko unabwiriza ubutumwa bwiza. Ahamagarira abantu kuza mu nguge, ahamagarira abantu kuza kubaza, kumufasha kubaza. Bene data, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Hari imirimo dusabwa natwe gukora kugira ngo twerekane ko twakiriye ubuntu bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, kuko umwanditsi yaravuze ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, nta kindi gitambo cy'ibyaha kiba gisigaye kireka gutegerezanya ubwoba umuriro uzarya abanzi b'Imana, kireka gutegerezanya ubwoba. Ndagira ngo rero mbabwire ko turi mu buntu, ariko kandi ubuntu twahawe ntabwo dukwiye kubuprofita ngo dukore ibyaha nkana, ngo twarabohowe. Izo nyigisho ngenda mvumva z'ubuyobe, twisambanire, twibe, dutingane, byose Yesu yabirangirije ku musaraba. No, ntabwo Yesu ariko yatubwiye, ahubwo dukwiriye kurekonesa, dukwiriye guha agaciro igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, natwe tukirinda kubwo gukunda umwami. Hanyuma abwiriza ubutumwa rero, akajya avuga ati imvura izagwa, Imana ifite uburakari, Imana irambiwe ubwicanyi n'ubusambanyi n'amagambo no kubeshya, Imana irambiwe ubutinganyi bw'abagabo ku bagabo, Imana irambiwe ubutinganyi bw'abagore ku bagore. Ayo magambo akajya yavuga, bamwe bakamwumva bakavuga ati uyu mugabo ashobora kuba ibyo avuga ari ukuri, bakaza kumufasha kubaza. Ariko uko iminsi igenda ishira, bakagenda bamuvaho kubera ibintu bitatu. Icya mbere, babwiraga Nowa bati rero warayobye. Impamvu wayobye, uravuga ko imvura izagwa. Kuva wabaho wigeze ubona imvura? Muri kiriya gihe cyo ku bwa Nowa nta mvura yagwaga, ahubwo ikime cyaturukaga mu ijuru kikaza kikanetesha ubutaka, imyaka ikera, imbuto zikera, ibintu byose by'ibiribwa bikera. Icyo gihe rero nta mvura yagwaga. Abantu babwira Nowa bati ariko uravuga ko imvura izagwa, ubundi imvura urayizi? Icya kabiri, wigeze ubona igwa? Icya gatatu, ese iramutse iguye ni ikibazo cyangwa ni igisubizo? Bati waracangiwe, ibyo urimo ni ubuyobe, tukuvuyeho. Bamwe bakigendera. Kabiri, ahantu Nowa yari atuye hari ku gasozi karekare cyane, hari ku musozi muremure cyane. Abantu bakamubwira bati ese imvura niyizagwa, urabona amazi azazamuka akagera aho hantu utuye? Waravangiwe, warasaze, uri umuyobe, ibyo uvuga ntibishoboka, ntibyagerwaho. Ahantu utuye ntabwo amazi yazazamuka ngo ahagere. Icya gatatu, baramubwira ati ese ubu bwato bwa metero 100 hafi na 20 mu buzamura, mu bugari bukagera metero 60, ubu bwato imvura nina uzabuterura ubujyane ku nyanja? Urumva utarayobye? Ibyo bintu bitatu babitekereza muri logike z'umubiri. Ibyo bibatera kutumvira Imana, kutumvira umuhanuzi, kutumvira imbuzi, kutumvira umurinzi, kudaha agaciro ibyo Nowa avuga. Abantu batangira kumuvaho, imiryango itangira kumuvaho, ariko Nowa ntiyacika intege. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Bene data, Imana irashaka ko muba abishaka ko mubaho kuruta kuba abo mushaka kubaho. Imana ishimwe cyane. Ikintu Imana ivuze kingana n'ikikoze. Nimba Imana ivuze guhana, ubwo yanahamye. Nimba Imana ivuze imbabazi, ubwo yanababariye. Bene data, reka twe kugenzuza iby'Imana logique. Isi yose yugarijwe n'icyorezo, ariko icyo si cyo cya mbere, si nacyo cya nyuma. Hari n'ibindi bizaza, hari akaga, hari amakuba, hari intambara za hato na hato. Kuko Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira. Hari ibimenyetso biranga ibihe by'imperuka. Ntituri mu minsi y'imperuka, nibyo ko, ariko turi mu bihe by'imperuka. Ubwami buzatera ubundi bwabo, hazaza indwara z'ibyorezo zitigeze kubaho. Ibi byose turi kugenda tubibona. Bene data, ariko abantu na n'ubu baracyasinziriye.
abantu na none baracyahuze, abantu ntabwo bari kumvira Imana, abantu ntabwo bari gutinya Imana. Uhereye mu butambyi ibintu byarangiritse, uhereye mu mareta ibintu bigenda byangirika. Aho umuntu ahagaze aho ariho hose, ndagira ngo wirebe wisuzume, urebe umumaro w'Imana. Aho Imana ntiyicuza icyatumye ikurema, aho Imana ntabwo izicuza icyatumye iguha akazi, aho Imana ntabwo izicuza icyatumye iguha urwo rubyaro, aho Imana ntabwo izicuza icyatumye iguha urwo butunzi. Ndagira ngo mbabwire, kurya kwacu, kwambara kwacu bigomba kuba ibyo guhesha Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane, Imana ishyirwe hejuru, ibyo guhesha Imana icyubahiro. Ntabwo Imana itanga ubutunzi kugira ngo abantu baprofite ubwo butunzi bakora ibyaha. Bene data, Imana irarambiwe, Imana irababaye, Imana ifite agahinda k'abarya ruswa, ifite agahinda k'abaca